Yesu nashimwe bene data. Ese nawe bijya bikubaho ugashiduka ukangutse mwaya masaha akurikira ku isaha y'isa 9, ku isaha y'isa 10, ku isaha y'isa 11, hagati mwayo masaha ugashiduka ukangutse, ndetse mu gukanguka kwawe ntongeye kubona ibitotsi kundi kugeza igihe bitandukaniye? Igisubizo nakikuzaniye mu iyi video ndagushaka kukwereka ibintu cyangwa se impamvu ituma Imana igukangura kwayo masaha kugira ngo uzikore, ndetse ikibishaka yuko wakora mw'ayo masaha ukimara gukanguka ako kanya, ndetse turebe ndetse n'ingaruka cyangwa se ibibazo byabaho mu gihe utabikoze, mu gihe ukangutse ukicura ukabinegereje ukavuga uti nta kibazo ntacyo bimbwiye. Ntukikore muri iyi video, ngwino bane nanjye maje ukoze ikaza kuri Hindura TV, kora subscribe ufungure n'inzogera kugira nuko ucika ibiganiro nk'ibi ngibi. Nge mugiye kubona nitwa Niyo Kwizerwa Eric. Ubundi muri makeya abahanga mu bitabo bya siyansi mu bijyanye n'imitekerereze y'umuntu batubwira neza yuko umuntu ashobora gukanguka mu masaha ya nijoro bitewe n'izi mpamvu zikurikira. Mu gihe afite stress nyinshi, ibyo ngibyo bishobora gutuma akanguka mu masaha ya nijoro yishikashika agakanguka, ndetse akaza no kubura ibitotsi. Cyangwa se mu gihe afite agahinda kenshi gakabije, cyangwa se mu gihe umubiri utameze neza. Ariko njyewe ndakuzanira ibintu cyangwa se nje kukubwira ibintu byerekeye no ku Mana, byerekeye no kuba Imana yatoranyije. Impamvu nakoze iyi video nuko nanjye bikunze kumbaho, byatumye nkusanya amakuru menshi ashoboka kugira ngo tuganire. Ese ko Imana ibitubwira ngo dukubyuke dusenge ku isaha y'isa 9, saa 10, saa 11, ndetse ikanabidushyiraho ikanabidusaba ubwayo, ese ni ukubera iki? Nuzone mu gitabo cy'Itangiriro ibice 32 umurongo wa 16 haratubwira ngo abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Israheli, kuko wakiranije n'Imana n'abantu ukanesha. Aya masaha y'isa 9 cyangwa saa 10, saa 11, aya masaha niyo meza Imana ivugana n'umuntu wayo, ndetse uyu muntu wayo nabo ubwiwe akaba afite uburenganzira bwo kugira agira ibyo abaza Imana neza cyane mu mutekano umudendezo wiwe biherereye. Niho ababonye umwanya wo kugira ngo abwire Imana ibimuvunnye, niho ababonye umwanya wo kugira ngo abwire Imana ibimuhangayikishije. Ari nayo mpamvu Imana ubwayo bitwisabira ngo tubyuke kwizi saha dusenge tuvuge n'Imana. Imana ibiri proud yacu, iba yiteguye kudutega amatwi, iba yiteguye ko twagira gute twakumva neza ibyo Imana ishaka kutubwira. Niba ishaka kuduhereza amasezerano masasa, niba ishaka kongera kutwibutsa neza yuko ibyo yavuganye natwe izabikora, ikatubwira neza yuko ibyo yavuganye natwe ikibyibuka. Iyi saha y'isa 9 niho Imana ibishaka yuko dusabana nayo, nta muntu n'umwe uhari muri mwenyine, niho Imana ibishaka. Niyo mpamvu izabigira n'itegeko buti byuko ujye usenga saa 9, saa 10, saa 11. Mu gitabo cya Yobu bice 33 umurongo wa 14 haratubwira ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweho basinziriye ku mayeri yabo, niho yumvise amatwi yabo igasiga ikimenyetso ku byo ibigisha. Urebye neza yuko mw'aya masaha ya nijoro Imana ikubwiye ati ngo byuka usenge, aya masaha ya saa 9 niho Imana ivugana nawe ikakubwira, ndetse niba waniriwe no mu materaniro ikakubwira ati aya materaniro ninjye navuganaga nawe, uri amahanuzi guhanura ninjye navuganaga nawe, birabigishe ninjye navuganaga nawe. Ikakwibutsa neza yuko nibyo yakubwiye ikibyibuka, kandi ikindi cya kabiri yabisizeho ikimenyetso izabikora. Mw'aya masaha niho Imana yifuza ko mugirana ubusabane bukomeye kurenza ubundi mukunda kugirana mu bundi bihe bindi bitandukanye. Iyi saha y'isa 9 rero nikagucike, saa 10 nikagucike, saa 11 nikagucike, ujye ubyuka usenge, kuko Imana ibishaka yuko hari ibyo ishaka kuvugana ubundi busasa.
indi mpamvu Imana igukangura kwa aya masaha nuko bigira ngo ube umurinzi wisengere wowe ubwawe, ndetse usengere n'umuryango wawe, ndetse usengere n'igihugu, usengere n'inshuti zawe zigiye zitandukanye. Turebe mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 33 umurongo wa 6 haratubwira ngo ariko umurinzi nabona inkota ije ntavuze impanda, rubanda ntiruburirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura abo muri bo azaba arimbuwe mu bibi bye, ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Nuko rero mwana w'umuntu nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isiraheli, nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanjye ubihanangirize. Iyo Imana igukanguye amasaha nuko ibigira ngo wowe ubwawe usenge, hanyuma usenge n'umuryango wawe, usengere inshuti zawe, usengere igihugu, kuko yagushyiriyeho kuba umurinzi. Ukwiye kurebera abarwayi mu bitaro, ukwiye kurebera inshuti zawe, ukwiye kurebera umuryango wawe, ukwiye kurebera ndetse n'abavandimwe n'igihugu cyawe muri rusange. Kubera ko iyo watoranyijwe n'Imana uba ufite ubutware bukomeye. Imana ibishaka yuko uhesha umutekano mu gihugu, Imana ibishaka yuko uhesha umutekano mu muhanda, Imana ibishaka yuko uhesha umutekano mu bitaro bigiye bitandukanye. Kuko iyo usomye igitabo cy'imikorere ya Satani batubwira neza yuko ku isaha y'isaa 6 hari abadayimoni bazamuka bava ikuzimu, barangiza bakaza ku isi, bakazera ku isi bashaka ko babona abo batamba ibitambo, babona abo batwara ikuzimu. Hanyuma ku isaha y'isaa 9 zigeze nanone, nubwo Imana ari dukangurira ngo tubyuke dusenge, ni naho abadayimoni baba bamanukanye abo babonye. Imana ibishaka rero yuko ubyuka umurinzi ubarwanira, ukarwanisha isengesho ryawe, ndetse rifite imbaraga, kugira ngo ubuhora abangaba Satani ari kujyana, kugira ngo ubuhora abangaba Satani ari kurwara, kugira ngo ubuhora aba Satani yabose. Iyi sana ukayendegereje nshuti, byuko usenge usabane n'Imana, kuko ubu uri gukora ibintu bikomeye mu buryo bw'umwuka wera. Nubwo utabirebesha amaso, ariko hari ibyo uri gukora mu isi y'umwuka. Hari ubugingo bwa benshi buri kurokora, hari abenshi buri guhesha ubuzima. Ntukabinegereje nshuti, ibyo byuko usenge. Ikindi kintu gishobora gutuma Imana igukangura ku isaha y'isaa 9, ibishaka kugira ngo usenge byimbitse uvugane nayo, kuko ku isaha y'isaa 9 niho Imana ibishaka kongera kukubwira andi mabwiriza yandi ku buzima bwawe. Niho Imana iba yifuza yuko muganira musa nkaho murebana, nubwo utaburi kubibona, ariko ibiri hafi yawe ibishaka yuko muganira musa nkaho murebana, uyibwira ibikugoye ndetse n'ibiguhangayikishije. Niho Imana ibishaka yuko uyibwira ibikuri ku mutima byose, ibiri mu ndiba y'umutima byose. Niho Imana ibishaka yuko ubiyibwira ku iyo saha y'isaa 9, kuko ibiri Dawudi yawe iba yiteguye kukumva, iba yiteguye kuba iri kumwe nawe, iri kukumva aya masaha. Ntukabinegereje nshuti rero, byuko usenge. Ikindi kintu Imana ibishaka kugira ngo uvuge ku munsi wawe, uwuheshe umugisha. Kuko iyo urebye neza ukareba uhereye mu itandukanye mu byaheshuwe, usanga abantu b'Imana akanwa kabo kararemaga, icyo cyose biyaturiyeho cyangwa se batuye sarabaga, akanwa kawe kararema. Imana ibishaka kugira ngo uvuge ku munsi wawe, uvuge uti uyu munsi ndawuhesha umugisha, uyu munsi ndawuhesha gutya na gutya, uyu munsi ndashaka ko biri bugende gutya. Imana ibishaka kugira ngo uvugeho, kandi ngo ibyifuza ako kanya Imana ibibyumva cyane, kuko ibiri Dawudi yawe. Uyu munsi iyi sanduka ntukayinegereje nshuti, iyi sanduka yirengagize. Iyi saha y'isaa 9, iyi saha y'isaa 10, iyi saha y'isaa 11 ntuzajya ushiduka ubonye ukangutse. Byuko usenge, ndetse ufate na Bibiliya usome, kuko Imana iba yiteguye kuguheza gusobanukirwa n'ibyakunaniye. Imana iba yiteguye kuguheza gusobanukirwa n'ibintu biri kukugora. Imana iba yiteguye kuguheza gusobanukirwa n'ibyo uri kubona mu buzima bwawe bitari kugenda neza. Imana iba ishaka kukumenera amabanga ku iyi saha y'isaa 9. Amabanga y'umuryango wawe, amabanga y'inshuti zawe, amabanga y'abo usengera muri rusange. Nimba ufite icumba, nimba ufite itorero, Imana ibashaka kukumenera amabanga y'aba bantu muri kumwe. Imana ibashaka kukumenera amabanga y'ubuzima bwawe muri rusange. Imana ibashaka yuko usenga ikavugana nawe.
ntukanegeje inshuti y'isaha, byuka usenge kuko iyi saha niho satani abiba urukungu. Igitabo cya Matayo ibice 13 umurongo wa 25 haratubwira ngo nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. Iyi saha nshuti niho satani aba aje kumviriza ndetse kumva ibyo Imana ivugana nawe, kuko ibyo Imana ivugana nawe cyangwa se imigambi Imana ibigufiteho satani nawe aba yizi. Abashaka rero kuza ngo akuyobye ayobe ndetse asuke urukungu mu by'Imana yakubwiye, wibwire neza yuko ari iby'Imana yakubwiye bihari, kumbe satani arabivangiye. Aya masaha rero ni Imana ibishaka kugira ngo ubyuke usenge, kugira ngo urwo rukungu rukurweho, kugira ngo urwo rukungu satani acike intege yo kurusukamo. Aya masaha ni Imana ibishaka yuko kugira ngo iguhereze amasezerano masasa bundi busasa, ikwereka yuko iri kumwe nawe itagusize, iri kumwe nawe itakwirengagije. Hari igihe usika mu bihe nshuti ukumva yuko Imana yakuretse, ukumva yuko ibyo wavuganye n'Imana yakubese, ukabona amasezerano atinze gusohora. Funga neza nshuti yanjye, urebe neza ko satani atamenye urukungu mu byawe, urebe neza ko satani atamenye urukungu mu masaka yawe, akaba icyo kigutindije, akaba icyo gitumye udahabwa ibyo Imana yagusezeranyije. Ibyo byuko usenge ufatanye n'Imana, kuko iyo gihe bayiteguye kumva ko hari icyo uyisaba. Dusome mu gitabo cya Mariko ibice 6:48 haravuga uti ngabonye ko bananiwe kuvugama kuko umuyaga ubaturutse imbere mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja asa n'ushaka kubanyuraho. Abahanga mu bya Bibiliya bavuga neza yuko iyi saha y'isa 9 muri aya masaha hariho Yesu Kristo agendeye hejuru y'inyanja aje gutabara abigishwa biwe. Ntukinegirije nshuti mu gihe ukangutse zino saha, dufata umwanya wawe usenge winginga Imana, kuko ibishaka kugira ngo ikurengere, ibishaka kugira ngo igutabare. Ko umusozi umaze nk'igihe igukemura ibyo bibazo ubona yuko byananiranye, ibishaka yuko ufata uwo mwanya mwayo masaha igukanguye, ntukabinegereje ngo uhite kusinzira, ahubwo jya usenga ubibwire buri kimwe cyose kikuri ku mutima, iba yiteguye kumva ako kanya. Uwiteka yabwiye Yesu mu bice 10:12, reka dusome n'umutwe w'amagambo kugira ngo twumve neza. Haravuga ngo izuba rirahagarara umunsi wose ntiryarenga. Umunsi w'Uwiteka yagabije Abisirayeli Abamori. Yesu abwira Uwiteka imbere y'Abisirayeli ati, izuba hagarara kuri Gibeyoni, naho ukwezi hagarara mu gikombe cya Ayaloni. Izuba rihera ko rirahagarara n'ukwezi kuguma aho kuri, kugeza aho ubwo bwoko bwamariye guhora inzigo ababisha babo. Iyi saha y'isa 9 niho wemerewe kugira icyo uremesha ku munsi wawe, niho wemerewe kugira icyo uremesha ku myaka usigaje ku isi. Niyo mpamvu Imana igukangura kugira ngo ube pride yayo, kugira ngo ube uwayo neza, uyiganirize neza cyane, niba Imana iba yiteguye kukumva. Hari ingaruka rero zishobora kubaho mu gihe Imana igukanguye ku isa y'isa 9 warangiza ukabyirengagiza cyangwa ukabinegereja. Izo ngaruka zirahari. Dusomye mu gitabo cya Yesaya igice cya 1 umurongo wa 19 haratubwira ati ngo nimwemera mukumvira muzarya ku ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya. Wakama ku Uwiteka ariko kabivuze. Iyo Uwiteka gukanguye izo saha warangiza ukabinegereja, ukumva yuko nta kibazo, ukumva yuko ufite security ihagije, icyo gihe satani araza agakora ibyo wehe agambira, ku buryo ushiduka kuba wanabyutse ukagwa mu bintu utamenye, ukagwa mu bintu utazi ukuntu biturutse, ibintu byose biragutungura. ku buryo ushobora kubyuka warangiza ugashiduka hari ibintu bigutunguye, cyangwa se mu buzima bwawe ukagenda uhura n'ibyaha cyangwa se ibyago bigiye bitandukanye, ukagenda uhura na yangeso waretse ikagenda ikubaho, kuko satani yabibye urukungu mu byawe byose, cyangwa se Imana yakuburiye ngo byuko usenge mwizo saha, kuko ibibona yuko satani hari ibyo ateganya gukora, wowe warangiza ukabinegereja. Ibyo byuko usenge rero nshuti yanjye, ibyo bibi bishobora kukubaho mu gihe utasenze iyi saha, ibyo bibi bishobora kukubaho mu gihe Imana yaguhamagaye, igihe Imana yagukanguye warangiza ukongera ukisinzira. Ibyo bibi byose bishobora kukubonekaho, ushobora guhura n'ibyago bigiye bitandukanye bitewe n'uko Imana yanze bitewe n'uko uwo wanze kubyuka mu gihe Imana yagukanguye izo saha. Nshuti rero ubaha iyi saha y'isa 9, iyi saha y'isa 10, iyi saha y'isa 11, ntuzajya ubyuka ntukaze ugira ngo ni ibisanzwe, ahubwo jya umenya yuko Imana hari icyenda gukora ku buzima bwawe. Ubyuke usenge, hanyuma uheshe umugisha umunsi wawe, buri kimwe cyose ugikore, ndetse usome n'ijambo ry'Imana, ubwire Imana ati ndi kumva, gira icyo umbwira Kristo.
Ndagushimiye cyane rero ko wowe twabonye mwa kino kiganiro. Imana ikomeza kuguhereza umugisha. Njye mwari muri kumwe nitwa Niyokwizerwa Eric. Komeza ukore subscribe kuri ino channel yitwa Hindura TV, hanyuma ufungure n'inzogera. Nimba iyi video igufashije ukandira yikushyemo na comment uvuga ko icyo twagukoreraho, Imana iguhereza umugisha. Urakoze cyane.